Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, ni Tica Jean Marie. Mbashimiye ko mwahisemo gukurikirana iyi channel yacu Bwenge 2020, mbibutsa no gukora subscribe ku batarayikora. Uru ni uruhererekane rw'amasomo agufasha kumenya gutwara imodoka aho waba uri hose kandi mu gihe gito. Gusa aya masomo ntabwo ahagije ngo utware imodoka, bigusaba no gukora pratique. Gusa icyo bigufasha mu kwiga pratique nuko biba bisa no gukora ibyo wari usanzwe uzi. Turatangiye circulation yacu, mureke ngende mbanyuriramo mu ncamake y'icyo umuntu akurikiza iyo ushaka kugenda uhinduranya amavitensi uri mu modoka ugenda. Iyo uhagaze rero uhagurukana vitensi ya mbere, wamara gutera ugenda nka metero 5 ugashyiramo iya kabiri, izindi vitensi zose zindi ugenda uzamo ugenda urikiza umuvuduko ubona imodoka ibifite. Icyo iyo upanga uturuka kuri rimwe ugenda uzamuka kugera ku yanyuma, naho gupangura uguhera kuri ya yindi yo hejuru wari uriho ugenda usubiza hasi kugera kugaruka kuri rimwe. Icyo rero umuntu akurikiza kugira ngo ahindure ayo mavitensi biterwa n'umuvuduko imodoka ibifite. Ni ukuvuga ngo umuvuduko uri hejuru, uko umuntu yihutisha imodoka agenda apanga na vitensi nazo agenda ashyiramo vitensi zo hejuru yihuta. Ko gahoro ni nako iyo utangiye kugenda gahoro ni nako ugenda upangura za vitensi ukagaruka kuri vitensi yo hasi. Kandi nanone iyo umuntu ari kugenda mu muhanda, ikintu uri gukora uba ugomba kugenda ukora pratique y'ibiri mu cyo amategeko y'umuhanda uba warizemo. Ugomba kugenda witondera ibyapa, imirongo byo mu muhanda. Icyapa kikubwiye ukacyubahiriza, cy'umurongo ukubwiye ukacyubahiriza. Turakomeje rero, hano turi muri uyu muhanda muri kubona namwe. Uyu muhanda n'ibyerekezo byombi birabujijwe ko uba wanyura hano muri uyu muhanda w'ibumoso bwawe, ntabwo ibyo byemewe. Iteka iyo umuntu agendera iburyo bwe. Twinjiye rero nanone mu muhanda nk'uko muri kubibona, ducana itara ndangacyerekezo ukagera ku muhanda ukagenda gakeya. Za vitensi narindi kubabwira ubwo zipangura kuko tugenze gake, imodoka zari ziri muri uwo muhanda winjiyemo zamara gutambuka nawe ugakomeza ukagenda. Kuko iyo umaze rero gupangura vitensi, umaze kwinjira mu muhanda bihita biguha kandi kongera guhita ushyiramo za vitensi kuko umuvuduko ukongera kwiyongera. Aho bita mu masangano, rompuwe ya mbere ni isangano rya mbere ni aho banyura bazenguruka bahita muri rompuwe. Isangano rya kabiri ni aho imihanda ihurira. Iyo rero winjiye muri rompuwe, ikintu ukora ni iki: kigomba kubanza ugacana itara ndangacyerekezo ry'ibumoso ryo kwinjira muri rompuwe, waza kuza kuyisohoka mugacana iry'iburyo. Iyo winjira mu masangano rero aho imihanda ihurira, icyo gihe bwo ucana ikinyoteri cy'umuhanda ushaka gukatiramo gusa. Kandi aho hantu nanone iyo uhageze ugomba guhagarara na za vitensi wari urimo zose ukazipangura ugashyiramo vitensi ntoya, kubera ko uba wahagaze. Uko nari maze kubikubwira rero, iyo umaze gusohoka mu iryo sangano ugomba guhita ucana ikinyoteri kijya mu muhanda ushaka kujyamo, ukaba ari uhita ukatamo ukagenda. Rya tegeko nari mbabwiye rero ry'uko amavitensi akurikizwa. Ubwo niba wari ugenze gakeya ugeze muri rompuwe cyangwa se aho imihanda ihurira, ubwo utangira kongera umuvuduko, ukongera ukagenda uhindura za vitensi. Niba ari wahagaze uri muri rimwe, ukagenda uzishyiramo bitewe n'umuvuduko ugenda wihindura. Nibyo rero natwe turi kugenda dukora ahangaha. Iyo umuvuduko yongera, ugenda uva kuri rimwe uzamuka ugera kuri 2, 3, 4 n'iya 5, ukagenda uzishyiramo zose bitewe n'umuvuduko uri kugenderaho. Wagera ahandi nari mbabwiye ugomba kugenda gahoro, kandi izo vitensi ukatangira kugira kuzipangura, aribyo kuzigabanya. Iyo uzigabanyije rero ubwo utangiye kugenda gahoro. Turakomeza tugenda. Imbere yacu hano ndiho ndagenda muhabona, iyi mirongo ni inzira z'abanyamaguru. Iyo ugeze ku iyi nzira y'abanyamaguru, ikintu ukora ni iki: urahagarara, umunyamaguru akambuka, yamara kwambuka. Kandi iyo wahagaze ukurikiza rya tegeko nababwiye, guhita ugaruka mu ya mbere, wamara kubona wongeye guhaguruka ugiye iya mbere ukayikuramo ugakomeza ukagenda. Kandi iteka iyo uhindura icyerekezo wari urimo ugiye gukatira ahantu runaka, ugomba gucana itara ndangacyerekezo. Hari ibintu bitatu rero nshaka kubabwirira ahangaha nanone kugira ngo
bishobora gutuma imodoka iba yagenda gakeya. Iyo ugeze kuri rompuwe icyo gihe ugomba kugenda gakeya cyangwa se ugahagarara. Iyo ugeze kuri dodani uba ugomba kugenda gake cyangwa ugahagarara. Iyo ugeze ku nzira y'abanyamaguru ibyo byose, iyo ugeze muri ambutiyaje uba ugomba kugenda gahoro, n'imodoka zihagaze ugahagarara. Mureke dusubikire aha ngaha rero iri somo ryacu ry'uyu munsi rya sirikirasiyo, ibindi tuzagenda tubikurikiza cyangwa se tuzagenda tubisubiramo mu masomo yacu ataha. Ntabwo twakiga imodoka umunsi umwe ngo duhite irangiza. Guhagarara rero aha ngaha turacana itara ndangacyerekezo nk'uko bahagarara nabibabwiye, ubundi ushyire ku ruhande, ushyire mu cyapa, ibindi tuzabibona ubutaha. Murakoze.